Ese waba uzi Rusi? Waba uzi amateka y'umugore witwa Rusi? Ese waba waramwumvisheho muri Bibiliya? Ese wigeze kujya mu rusengero usanga baramuvuga? Reka tumuvugeho nonaha. Uyu mugore witwa Rusi ni umugore wakoze ibikorwa by'indashyikirwa, akurikira nyirabukwe Nawome mu gihe abandi bari bamutaye, amaze gupfusha abahungu be, amaze gupfusha n'umugabo we. Ariko Rusi amubaho akaramata. Mu gihe Orupa we yari amaze kumusiga, amuha akaramata basubira mu gihugu cy'iwabo. Rusi uyu yakoze ibikorwa byiza cyane, yagaragarije umutima nyirabukwe mwiza ndetse w'urukundo. Amwomaho akaramata, aramukurikira, ariko yaje kumuboneraho umugisha. Murakoze, reka dukurikire ikiganiro kirambuye mu kanya. Kera cyane Abisirayeli bakiva mu gihugu cya Egiputa, bavuyeyo bamaze kugera mu gihugu cya Isiraheli cya gakondo yabo, bamaze kwirukanamo ubwami bwinshi bwari butuye muri iki gihugu cya Kanani. Igihugu kigabanywamo n'amoko menshi y'Abisiraheli, ariyo ya miryango 12. Yuda ijya mu gihugu cyabo cya Yuda. Benjamini babakatira habo, nabo bajya mu gihugu cya Benjamini. Nuko amoko yose agenda ajya aho akwiye gutura nk'imiryango yabo. Mu gihugu cyangwa se mu gice cya Yudaya cyangwa se cya Yuda hari harimo agace ka Furati. Ako gace kari karimo umujyi mutoya witwaga Betelehemu. Betelehemu rero niho hari hatuye umugabo witwaga Bowazi. Bowazi uyu waje kubyara Obedi. Obedi akabyara Yesayi. Yesayi akabyara Dawidi. Bowazi uyu yari yarabyawe na wa mugore nize kubabwira muri Bibiliya no mu kiganiro cyacu gishize, wa mugore w'indaya bitaga Rahabu, wa wundi wari waturutse mu mujyi w'i Yeriko, umwafashije Abisiraheli kwambuka bagafata umujyi wa Yeriko. Bamara gufata umujyi wa Yeriko, yari yaracumbikiye abatasi. Hanyuma rero muri uwo mujyi mutoya wa Ibete hari hatuye umugabo bitaga Elimeleki. Elimeleki inzara iza gutera mu gihugu cya Isiraheli ndetse yogoza no mu gihugu cya Yuda. Barimuka bajya mu gihugu cy'i Mowabu. I Mowabu aho bagezeyo baratura, bashakisha ibyo kurya. Ariko hashize igihe Elimeleki arapfa. Hanyuma abahungu be 2 nabo bashaka abakobwa b'abanyamahangakazi. Umuhungu umwe yitwaga Kiriyoni, undi yitwa Maholoni. Maholoni na Kiriyoni bombi bari bafite amazina atangaje kandi ateye agahinda. Kuko aya mazina yabo Kiriyoni na Maholoni rimwe ryasobanuraga murwayi, irindi risobanura ndembe. Ayo mazina rero murwayi na ndembe ntabwo yabemereye kugumaho. Bose baje gupfa, basiga nyina Nawome n'abakazana be Rusi na Orupa. Igihe kigeze baza kumva inkuru nziza ko mu gihugu cya Isiraheli haje kubamo imvura nyinshi, akongera bakeza, inzara igashira. Nuko uwo mugore yifuza kongera gusubira mu gihugu cy'iwabo, ariko abwira abakazana bati nimwigendere, kuko nta bandi bagabo mfite nzabashyingira. Orupa yifuza kwitahira, ariko Rusi amugumaho akaramata, ashaka ko bagumana bakanatahana bakajyana mu gihugu cy'iwabo. Aramubwira ngo aho uzatura niho nzatura, kandi aho uzaba niho nzaba. Imana yawe izaba iyanjye, mbese nzakugumaho iteka ryose.
Rusi uwo yagumye kuri nyirabukwe, barajyana bambukana mu gihugu cy'Isiraheli basubira i Betelehemu, hahandi bari batuye na kera. Basangayo umugabo bitaga Bowazi. Bowazi yari mwene wabo na Elimeleki, ndetse ngo bari bafitanye isano rya hafi. Nuko Nawomi agezeyo, abantu bakamusanga bakamwishimira, ariko akabona atishimye cyane. Akavuga ati ariko ibyishimo byawe byagiye he? Arababwira ati ntabwo nkiri Nawomi nka kera, ahubwo mujye munyita Mara, bisobanura ubusharire cyangwa se uburibwe cyangwa se agahinda, kuko yari yaranyuze mu bibazo byinshi. Namwe murabyumva, gupfusha umugabo ukongera ugapfusha abana bawe bombi, kandi mu gihe cy'inzara iteye ubwoba, mu gihe cy'ibibazo. Nuko Rusi akajya ajya guhumba ingano ahantu hose mu mirima. Aza kuza guhumba mu murima, ahumba mwa Bowazi. Bowazi ariko amenya neza ko yaturutse kwa Nawomi mwene wabo. Nuko abwira abakozi rwihishwa ati mujye mumureka ahumbe, ndetse mujye munamusigira. Nuko arataha, kandi atahana byinshi. Nyirabukwe aramubaza ati wabikuye he, wahumbye he? Arahamubwira, asanga yahumbye mwa Bowazi. Nuko amugira inama rwihishwa, nawe aramubwira ati uzamwitwareho neza, kuko uriya yakubera umugabo. Ndetse amwigisha n'amagambo yo kureshya Bowazi n'uburyo azamwitwaraho kugira ngo amureshye. Bukeye bwaho asubirayo guhumba, nuko abigenza nk'uko nyirabukwe yamubwiye. Nuko Bowazi yifuza kurongora Rusi, ariko mbere y'uko amurongora yicaza imiryango y'iwabo, nk'uko byari biri mu muco w'Abisiraheli, gukikura uwapfuye cyangwa se kurongora umugore w'uwapfuye, niko gukikura. Nuko barabimwemerera nk'uko amategeko yaho yabiteganyaga, aramurongora, babyarana abana. Nuko Rusi aruhuka atyo umuruho w'ubukene, kuko yarongowe n'umukire cyane w'ubitaga Bowazi muri Betelehemu. Uwo mukire wari umuntu ukomeye cyane, yari afite ibintu, ndetse rwose yari afite n'abagaragu benshi. Aramurongora, babyarana umwana, bamwita Obedi nk'uko twari twabivuze haruguru. Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi, umwami wa Isiraheli. Murabizi n'urubyaro rwa Dawidi rugenda rukurikirana rukabyara umucunguzi w'ab'isi, ari we Yesu Kristo. Murabizi cyane, twize no kubivugaho mu kiganiro cyacu gishize, cya kindi nababwiye mwanakireba, cyitwa Rahabu akiza abatasi ba Yesu. Ikiganiro nagikoze ubushize, mwakireba. Kivuga ukuntu Rahabu nawe yarongowe n'Umwisiraheli. Uwo Mwisiraheli nawe akabyara Bowazi, Bowazi akabyara Obedi, Obedi akabyara Yesayi, Yesayi akabyara Dawidi, Dawidi nawe akazakomokaho umwami Yesu. Na Rusi uyu nguyu, kubera kwihangana, kubera koma inyuma y'umuntu ufite umugisha, nawe yagize atyo aba nyirakuruza wa Yesu Kristo, kandi ari umunyamahanga nk'uko byabaye kuri Rahabu. Murabyibuka neza, Rahabu nawe yari umunyamahanga w'Iyeriko, ntabwo yari ari mu Bisiraheli. Nk'uko Rusi uyu nawe yari Umumowabu, ariko nawe aza kuza kwinjira mu muryango wa Isiraheli, aba umunyamugisha, akomokaho abami bakomeye cyane b'Abayuda, gakomokaho na Yesu Kristo. Niko gukiranuka kumera iyo wizeye Imana, ntabwo Imana ijya ireba aho ukomoka. Rusi twamwigiraho iki? Twamwigiraho kwizera
no kunamba no kudahemuka, kuko iyo unambye ku muntu ufite umugisha cyangwa se ukanamba ku kintu kizakugirira akamaro, ntucogore ntutenguhe, birangira uruhutse cyangwa se ugize inyungu nziza muri cya kintu wakurikiye. Nuko rero Rusi nawe yakurikiye nyirabukwe ku Mana y'Abisiraheli, arabivuga cyane ati Imana yawe izaba Imana yanjye. Nuko rero natwe tujye tunamba ku Mana, tunambe ku bafite umugisha wacu. Ikibazo twebwe turatenguha tukananirwa, ukarebera mu maso y'ubu buzima buriho ubu ngubu. Rusi yaza kurebera mu maso ya Nawome cya gihe bari bari kumwe. Icyo gihe Nawome yari akenyeye, afite ibibazo byo gupfusha abana, byo gupfusha umugabo, byo kubura ntacyo kurya, nta shinge, nta rugero. Rusi rero ntiyarebye ayo maso y'ibyo bihe, ahubwo yarebye amaso hakurya y'ibibazo, abona ko bazaruhuka, abona ko bazahura n'amahirwe arebesheje kwizera. Natwe ntitukajye tureba ibiri aha hafi, ahubwo tujye tureba hakurya y'ibibazo, turebe ko hariyo kuruhuka bitewe n'Uwiteka Imana muba mwizeye. Murakoze cyane. Iki cyari ikiganiro cyanyu cy'agahoraho. Iyi ni Elayon Mountain TV. Wibuke gukora share, wibuke gukora subscribe, like na comment kugira ngo bino biganiro tubagezaho, nimba wabikunze bijye bigera ku bantu benshi. Kandi ni ukuri tuzajya dukomeza tubahereza ibiganiro byiza. Ciao ciao. Rusasira Emmanuel, Elayon Mountain TV. Shalom shalom.